Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Alpha Tvn Rwanda. Reka nizere kumeze neza cyane. Oyo genda ugubwa neza muri buri kimwe cyose uri gukora. Ba buri mu Rwanda uri hirya no hino ubwota amasimbi n'ahandi hose. Reka twizere ko umeze neza kandi ukomeje genda ubana natwe mu biganiro dora tukugezaho umunsi kundi tuba twaguteguriye byinshi byanyura umutima wawe kandi byiza. Muri wowe habamo icyo twita gusobanukirwa ugana basha kumenya byinshi mu byo usanzwe utaruzi. Niyo mpamvu tukubera amaso twakubera aho utari muri urwo rwego rero natwe tuba turi kubana nawe. Gendi Alpha nibigira gaguha ikaze rero cyane kuva ahambere mu muco nyarwanda n'amateka yawo abaturage mpanga Rwanda abangaba bitaga izina umuntu ikintu cyangwa se ahantu bitewe n'impamvu runaka. Uyu munsi rero kuri Alpha Tvn Rwanda turaganira ku nkomoko n'ubusobanuro bw'amazina yatumwe mu duce n'uturere tugize u Rwanda. Mu kiganiro cyacu uraza kumenya byinshi rero umenye byose usobanukirwe unasesengurirwe buri kimwe cyose. Turabana na MUA Insurance Company Limited, turabana na Moringa Promoters, turabana na Stay Kigali, abo bose turabana muri rusange. Tubahaye ikaze rero kugira ngo umenye byinshi ku bintu ugomba kusobanukirwa mu buryo bwose bushoboka. Reka duhere mu turere tumwe na tumwe tugize u Rwanda twagiye twitwa amazina atandukanye. Uraza kumva ukuntu ibintu biba abiteye. Hari ibice bigize imbumbe yiyita ry'izina ku Banyarwanda. Ibyo ahanini byataweho cyane cyase byagiye bishirwaho umwanya cyane, abantu baremera babigomwa imirimo yabo, baragenda bashira imbaraga mu kugira ngo babashe gusobanura imisozi n'ibibaya n'ibishanga n'ibindi byose ngo bashe kumenya nk'uko bisanzwe. Hano mpamvu rero tugiye kukubwira imidugudu, utugari, imirenge, uturere n'intara by'u Rwanda, amazina yabyo n'inkomoko yabyo. Dukije uruhererekane rwagiye rugaragara cyane mu mvugo byagiye bigaragaza ku mateka y'u Rwanda. N'ubu rero ngo inzobere zagiye zigerageza kugaragaza byinshi, ariko reka tubabwire ku karere ko mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye na karere kamwe mu turere twa kera, nakare aho gakura cyane, gakura ibirari by'ihangwa ryako asaga mu mwaka wa 300. Ni inyito ikomoka mu misozi yo mu bisi bya Huye. Hari uruhererekane imisozi igera mu bisi bya Nyakibanda, hari ahantu hatagatifu h'ingoma yabenengwe bagengaga cyane igihugu cy'Ubungwe cyahanzwe na Mungwe, wari umuntu ngwe nyine akaba n'umukurambere w'umuryango mugari w'Abenengwe. Naho kandi habaye gakondo nkuru y'Abenengwe ikaba n'umurwa mukuru w'icyo gihugu. Mungwe rero uyu nguyu yajya kwita iryo zina Huye n'igihe yaramaze kwishimira ubutaka bushya amaze kugabana akabuhangamo gakondo y'abazamukomokaho, ubwo yaramaze gutandukana na mukuru we Rurenge warusigaye mu burengerazuba bw'u Rwanda muri gakondo nkuru y'Abasinga mu karere ka Rutsiro.
Rurenge uyu niwe wagiriye inama murumuna we uyu nguyu wamugwaga mu ntege ko yajya kugaba ubutaka bwo mu majyepfo y'igihugu cye kuko yabonaga azagurira ubutaka bwe mu burengerazuba no hagati, akanga ko hazagira undi uva mu mahanga ya kure akaza akabutanga cyangwa akabugabana maze akabatagati. Nuko rero mu ngwe yishimira igitekerezo cyiza mukuru we yaramuhaye, nuko ashyira nzira aragenda akora atyo. Mu byishimo bye rero niho yakuye inyito ihanitse yaho yabanje gutura bwa mbere, naho hari umurwa mukuru w'ingoma ye ahita Huye. Huye mu Kinyarwanda ubundi bisobanura ibugibwa. Aha rero ibugibwa niho twavuga ko bisobanuye Huye. Aha rero numva ko Huye muramenye ko ariyo mpamvu bahitiriye gutyo. Twebwe karere ka Gasabo, karere ka Gasabo ni akarere kahawe iryo zina abikuye ku kuba n'ubundi karabaye inkomoko y'u Rwanda, niko imisozi izira ibisare yibarutse u Rwanda dufite ubu ngubu uyu munsi, akaba ari izina rikura ibirari byaryo ahagana mu mwaka w'igihumbi na 1991 ubwo Gihanga yaramaze kuba umusore w'igihame. Yahanze icyo gihugu akura bo mu bwoko bwe bw'umuryango mugari w'Abanyiginya mu Busembere, maze igihugu yahanze yakise Gasabo kiba kigiye mu ruhando rw'ibindi bihugu 24 byari bigandagaje kuri ubu butaka dufite uyu munsi. Igihugu rero byari bigize uru Rwanda byahise biba 25, ubundi izina rihama gutyo, ni izina rero ryiswe icyo gihugu na n'ubu rikiganje ryari rikurije ku Gisabo. Iki tuzi n'ubundi umuco nyarwanda cyifashishwa cyane mu kubuganiza amata no kuyatereka, noneho akita Gasabo kuko karagahugu gato kari nka Gasabo gato nyine uko mubizi namwe. Rumva rero yuko naho ngaho izina Gasabo ryaturutse, impamvu z'abantu bavuga ngo u Rwanda rwa Gasabo, niyo mpamvu rero tuye mu karere ka Gisagara. Ni akarere kamwe mu turere dufite rwose inyito ya kera na kare mu mateka y'u Rwanda, aho inyito yako kayikomora ku musozi wa Gisagara uboneka mu murenge wa Ndora, ari nawo n'ubundi witiriwe uwo mudugudu n'akagari kaboneka muri uwo murenge. Ni akarere kari mu twari tugize igihugu cy'Ubungwe, gafite amateka afite ibirari bihera ahasaga mu mwaka w'1991 nk'uko nyine n'ubundi wagiye wumva Gasabo yari imeze ubwo Gihanga yajyaga gusura urwamba. Umwami w'Ubungwe wagengaga icyo gihugu muri ibyo bihe, nibwo rero baje kubashakira izina. Amateka adataturira aho ngaho rero kuri uwo musozi, ari naho rero Rwamba yahuriye na Gihanga ubwo yari mu rugendo rwo gusura ibihugu byahanzwe mbere ye ngo abyigireho ihangwa ry'ibihugu n'iyubakwa ryabyo, maze amateka atangira utyo. Maze rero asobanura ko Rwamba nyine yashimanye na Gihanga wari waje yigize nk'umugaragu uje guhakwa, ariko ashoreye amashyo y'inka n'abagaragu bagakara gahu ndetse na Kazigaba, maze batangira gushaka igisubizo icyo gice Gisagara. Mu itaha rero rya Gihanga asura mu gihugu cya Gasabo, habaye ibirori byo kumusezeraho n'abo bari bari kumwe icyo gihe, ngo ari naho yamushyingire rwose umukobwa we w'imfura w'igikomangoma Nyangobero, wabaye umugore wa mbere Gihanga yashatse. Mu ndunduro rero y'ibyo birori niho Rwamba yise izina ku gasozi bari bataramiyeho akita Gisagara, ari nabyo bisobanuye ihuriro. Ubwo rero byitwa gutyo, maze bati ni ihuriro ry'abanezerewe ariko kandi banejejwe n'ibyiza bagezeho biyushye akuya ku gasozi rero ka Gisagara. Ni nako kororokeyeho amashyo y'inka Gihanga yagabiye Rwamba ubwo bahuraga bwa mbere, maze zirororoka nuko ziragwira. Ibiraro by'inzuri byose bihabwa izina bw'inyambo za Save. Kuko rero Gisagara byaje kugenda, ariko nujya gusesengura uzasanga ubwiza bw'iryo zina n'umurage waryo wagiye ukurikirwa n'andi mazina y'inkomoko y'amazina menshi atandukanye afitanye igisanira na Gisagara. Mu misozi bituranye aho muri ako karere tuhasanga indi misozi nka Abisagara, hakaza Gasagara, hakaza na Rusagara n'andi mazina atandukanye. Mu karere ka Bugesera ni akarere gakura inyito ku gihugu cya kera,
cyagengwaga n'abahondogo bakura igisekuruzo cyabo kuri Muhondogo wari Kanyabugesera bwa Gihanga. Ni inyito rero ihura n'ibirari byayo asaga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na makumyabiri, aho Bugesera rero bwari igihugu cy'imigina n'ibishanga by'imifunzo n'ibihugu biciyemo imigende n'ibinamba by'amasanzure y'Akanyaru ndetse n'Akagera. Imirimo yo guhanga rero icyo gihugu yabaye ingorabahizi, aho Kanyabugesera bwa Gihanga yiharaje ubuhanga n'ubushobozi bwamuhaye igitekerezo cyo gukamura amazi yarahanyanyagiye ngo atandukane n'ubutaka, ari nayo rero inkomoko y'inzuzi n'ibiyaga bigandaje muri ako karere niho yaturutse. Maze rero izina riza gutya gatsinda n'ingoma ngabe y'Ubugesera yitwaga Rukombamazi. Ngirero ni ikimenyetso cyari cyo guhirimbana gukomeye cyane Kanyabugesera bwa Gihanga yakoresheje avangura amazi n'ubutaka, maze bibabira igisobanuro cy'iryo zina kijyanye n'icyo Gihanga yifurizaga umwana we ko azaba n'abazamukomokaho mu myaka ibihumbi n'ibihumbi atakiriho n'abugingo n'ubu. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, mama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu kimbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Inshuti bakunzi ba Alpha Tvn Rwanda, kadukomeze twinjire mu yandi mazina y'uduce ndetse n'uturere hirya no hino. Kicukiro aka ni akarere ko mu mujyi wa Kigali, akaba rero harahoze hitwa mu Gatare hakaba icukiro rusange rikomeye ry'inka rwose z'abatware n'abifite. Bagiraga bati tujye ku Icukiro, bisomwa nko ku Icukiro n'ubundi bisanzwe. Imvugo rero yakomeje gukoreshwa kugeza ubwo Agatare kibagiranye hasigara Kicukiro. Agatare karibagirana rwose hasigara iryo zina Kicukiro nk'uko nabiza ruguru. Iryo zina rero ryo muri Kigali ryakomotseho aho bita Kicukiro. Tujya Nyamirambo, ni izina rikomoka ku ishyiraniro ryasize imirambo itagira ingano yabuze gihamba hagati y'impande ebyiri zari zihanganye, Abanyoro n'Abanyarwanda. Imyaka isaga 800 irashize, ariko izina ryo ni karande, riracyari Nyamirambo. Tujye mu Gakinjiro, nk'uko ijambo riri kubivuga, bikomoka ku nshinga gukinja, ahakinjirwaga cyane inka bidaciye kabiri, abantu nabo bakahakingirwa nabo ubwabo mu bihe byitwaga ibyo guca amashu izuba rirenze. Wanyuraga mu bikombe by'Agakinjiro yafatwaga nk'uwahaze amagara ye. Iryo zina Gakinjiro ryaturutse rero, urumva ko nuko meze. Rwamagana iyo ngiyo mu ntara y'Uburasirazuba, bu ni akarere ka Rwamagana, hahoze ari muri Kibungo, bu ni mu ntara y'Uburasirazuba. Benshi basoma Rwamagana ntibiva ku nshinga kwamagana, ariko siko biri, biva ahubwo ku ijambo amagana rifatiye ku bwinshi bw'amashyo y'inka yahozeho. Mu Kinyarwanda rero nyacyo Rwamagana ntibisobanurwa ngo ntabwo nyine bisobanurwa nka Rwabugiri, ahubwo bisomwa nka Kamabuye. Ntabwo bisomwa nka Rwabugiri, ahubwo bisomwa nka Kamabuye, nuko Rwamagana bivuze naho byaturutse. Mu Kanogo rero naho mujya mwumva ni muri Kigali, hahoze amazi menshi, hari ku mazi hakaba n'inogo yari hari ubwo inka z'umwami zashokaga amazi akabiyanga, zimwe muri izo zikarumanga rwose. Muri izo nka umwami yaravuze ati iri si inogo ndarigaye ni akanogo. Izina rifata rityo ryitwa mu Kanogo na bugingo n'ubu. Kimenya bose cy'iryo zina ni mu Kanogo, ntawe utarizi. Bayita Mburabuturo, ni izina rikomoka kuri Seru ugarukira Mfizi,
waciriwe kuri aka gasozi, akaba rero uyu nguyu ubu ngubu bahubatse amakaminuza n'ibindi, benshi bazi SFB cyangwa se yabaye CB, ubu ngubu niko bahita ngo ni imburabuturo. Ahageze rero uwari wese ahita amenya yuko nyine ari imburabuturo. Byatumye rero uyu Serugarukira Mfizi yirukanwa mu bakomeye, maze bati aha si ahantu ho kuba, ni imburabuturo nabayeho nshaka kuhaba ariko ntacyo mpabonye, ahubwo ni imburabuturo nta na kimwe. Rero ubwo nuko yiswe imburabuturo. Tujya hitwa Nzega. Nzega niho hakomoka imvugo gukubitirwa ahareba Nzega, ni mu majyepfo y'u Rwanda mu cyahoze ari Gikongoro. Ubwo nyine niyo mpamvu witwa Inzega, ati niho nkubitiwe, ati nkubitiwe ahareba Nzega. Ubwo numva ko rero ari muri Gikongoro mu ntara y'Amajyepfo, ubwo ni mu karere ka Nyamagabe ndetse na za Nyaruguru. Komeza iyo ngiyo tugende tujya Ingurugunzu mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, hibukwa inkomoko y'umugani ati nzashyira Ingurugunzu nkiri ingagi. Njya mbona hari abanyarwenya batabwo uzashyira Ingurugunzu ahubwo uri magugi, nuko baba bavuga cyane. Njya mbikurikirana cyane hirya no hino y'abantu b'amatebya. Uva rero ati Ingurugunzu, nzashyira Ingurugunzu nkiri ingagi, biva kuri ngagi wari umuherwe wahemukiwe mu buryo bwose bushobora kubw'ishyari, kugeza ahekuwe n'abashakaga ko yimuka akabasiba. Ubwo rero abangaba rero akabasiba yaza akababisa akava aho ngaho, ariko we yaranangiye yanga kuhava, aranambara aguma, maze ati nzashira Ingurugunzu nkiri ingagi. Ujya kwisasengwa bati nzashira Ingurugunzu nkiri ingagi, ngewe ngagi nzakomeza nguma aho ngaho. Bisobanuye rero ko nzarinda mpfira Ingurugunzu nkiri uwo ndiwe, nkiri uwo namye ndi ntahindutse. Tugende tujya hitwa Zoko, naho mujya mubyumva rero. Yumva abantu bavuga kazane Zoko ni igitutsi kitari cyiza, ariko nta kwifuriza umuntu wese kucyumva, nubwo wenda mba ndimo ndasobanura, ariko bimurabizi. Zoko rero ni umusozi muremure cyane uherereye mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi, aho amateka agaragaza ko kuri uyu musozi wa Zoko ariho urupfu rwarwaniye inkundura na Cacana, wari urimo umwenda w'inka, ari nawo yari arimo uru rupfu umwenda w'inka, ari naho rero Imana yamutabariye ikamuha inyishyu, nubwo bitabujije urupfu kumuhitana. Maze haza umugani ngo ushingiye ku bitekerezo nyine bivuga ngo Zoko naho ngaro byari biturutse. Twihute tujye ahitwa mu Budurira. Mu Budurira murahazi, ni agace gaherereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Abazi amateka yaho mu Budurira bavuga ko ngo hambere hakorerwaga amatara yitwaga amatadowa, bamwe bakayita ngo ni Ubudurira. Yaje no kwitirirwa aka gace rwose ni mu Budurira bw'abatanga, niho hakorwaga aya matara y'udutadowa. Maze rwose amazina y'ahantu ashingiye ku mazina y'utu tuntu nyine tw'udutadowa afata aha ngaha mu Budurira. Nuko byatangiye. Twerekeze Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Hahoze icyanya Kimisagara bakacitirira aho hantu, na nyuma yo gucika kw'iyo Misagara iryo zina ryarasigaye hitwa Kimisagara na bugingo n'ubu. Ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Tujya Kimironko, ahahoze umurambi w'agashyamba kiganjemo imironko. Imironko kugira ngo bimenye, ngira ngo hari abantu benshi batari kumenya iyi mironko cyangwa se aka gashyamba akari karimo iyi mironko. Biragoye ko umuntu abimenya, ariko uko biri kose nuko bimeze nta kundi. Tugere Nyarugenge. Nyarugenge aha ni ahahoze agasozi kitwaga Hill cyangwa se Colline. Hill ni mu Cyongereza, Colline ni umusozi bisanzwe. Rero kabagaho imigenge, bakabati aha ni Nyarugenge. Ubundi Nyarugenge yabaye akarere ka Nyarugenge kari mu mujyi wa Kigali, ariko hakaba n'umurenge witwa Nyarugenge. Niyo mpamvu rero bavuze ati aha hahoze agasozi kari kariho imigenge, niyo mpamvu rero bati ni Nyarugenge. Tugere Kitabi, ahahoze itabi ry'igikamba rirusha irindi ubukana n'ingufu mu gihugu. Abarimo bavugaga ko ngo riryoha. Hano rero haturukaga imihanda yose, abantu bagaturuka imihanda yose bakaza abaje kunywa kuri iryo tabi ry'igikamba ahangaha Ikitabi. Maze rero bakaza bakinjira iryo shyamba bakarimena, ubundi ryaba ryijimye byaneze gute ko icyo gihe ryabaga ari ishyamba ry'inzitane. Maze akaryinjira bagiye gushaka itabi, maze bakaza bakarijyamo kugira ngo barebe ko nyine babona iryo tabi, maze bayitira Kitabi gutya gusa. Ariko
byari ishyamba ry'inzitane nko muri Nyungwe n'ubundi babaga bagiye kubasha gusoma kuri kano gatabi bati ahangaha ni ku kitabi n'ahandi. Tugiye Rwimbogo hahoze icyanya kinini kimeze nk'urwuri rw'imbogo ziragira icyo gihe zikanicura batanga hani Rwimbogo nuko bimeze. Tugenda hano bita mu kiryamo cy'inzovu aho ni mu karere ka Kamonyi ubundi bayita ku biti bitanu bamwe bavuga yuko ariho muri centre y'igihugu ubwo nyine ni hagati no hagati mu gihugu wahagaze bira bari hagati mu gihugu ubwo uko bamwe bavuga ati hagati mu gihugu ni Kigali ariko abanga bati uciye gukamuzi ukazamuka ku Muyenzi ukinjira irukoma aho ngaho ntugereza ngamba aho ngaho urenze za Buguri ukahagara aho ngaho haranta mu kiryamo cy'inzovu ku kibuga cyo ngaho rero niho bitiriye iryo zina ni hafi y'ibiro byahahoze hari akarere ka Kamonyi nyuma ko bakimurira nyine hano ahazwe nk'igihinga ngo rero bati ahangana ibyamo cy'inzovu hahoze hata rero inzovu nyamunini inzovu yari tarigeze ivogerwa n'umuntu n'umwe ko ari ingagi yari inzovu mabarire inzovu ikitabashwa kandi itinywa na buri muntu wese ngo rero yahabaye imyaka agahishi imyaka myinshi bati hariya ni mu kiryamo cy'inzovu nabugingo n'ubu hageze uraza gusanga ikibuga hari ahantu hacukunyutse bigaragara ko ariho iyo nzovu yararaga maze hagati gitanuko. Tujya mu Rwintare rero ni havogerwaga mu myaka atambutse hatahaga intare zitari nkeya umwami w'ishyamba akaba ariho yiberaga intare wari n'umwami w'intare n'ubundi nk'uko byari bimeze. Ati rero hano ni mu Rwintare hano muri Kigali mujya muhumva ngo rero urumva ko amateka avuga byinshi. Tuya muri Rwinkwavu mu karere ka Kayonza igice kinini cyaho ngaho cyahoze ari muri pariki y'Akagera abahigi bari barasakiwe cyane n'inkwavu zaho ko inkwavu zari z'ishyamba kenshi batumwaga n'abagore babo bati ntutaza n'urukwavu ntabwo urara muri iyi nzu ntabwo nanjye ngo icyo ugombwa genda uzane izo nkwavu hariya rero bati tugirwe inkwavu zari inyama zinurira ku bantu benshi rero bashaka kwishimana n'imiryango yabo cyane abagabo waba gutatanye inyama y'urukwavu ntabwo wahabwaga ibyishimo mu buriri n'uwo wishakiye n'uwo wakoye amashyo yawe ugasanga rero kubera ko nta rukwavu utahanye ubwo nyine byasaga nkaho nyine ari ukuvuga ururimi akarwumva nk'ururimi rw'imahanga. Tujya hano bita Beretwali ni agasantere kari ubundi kari mu murenge wa Gisozi tuvugana mu karere ka Gasabo ni izina bivuga ko ngo rikomoka ku nzu bogosheragamo yahabaga yitwaga Beretwali bisobanuye ngo ku nyenyeri nziza cyangwa se best star niko twabita mu cyongereza yo ngimbe neza abaraba abaturage bakayita muri kuri Beretwali tugeze kuri Beretwali abari mu mabisi n'amataxi bati tugeze kuri Beretwali nyamara byari Beretwali mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'izina ryahise rifata ako gasanti na bugingo n'ubu hariya ku Gisozi umanutse yegeza za Kagugu nuko bahita urenze kuri kaminuza ya Yerika utubona ahantu bita nyine kuri Beretwali ubwo waba waciye kuri Yerika cyangwa se waciye mu Gakinjiro ntago wahabona kire bugarutse ibumoso bwawe usa nk'ugana kuri Yerika niho tuyaranita kuri Beretwali. Tugenda tujye kuri Godiyari naho mujya muhumva ni mu murenge wa Kicukiro ahashyizwe nyuma aho gato abundi ahangaha hiswe Godiyari mu myaka y'1978 hari hashyizwe icyapa cyamamazaga ubwoko bw'amapine yitwaga Goodyear cyangwa se umwaka mwiza maze uhageze ati tugeze kuri Godiyari atangaha ni kuri Godiyari yari rero ahangaha hari ahantu hazwi cyane buri muntu wese haratangiye gucuruza cyane amapine abantu batangiye kuyakunda cyane maze bati tugeze kuri Godiyari hari icyapa cyangwa se igishushanyo kinini cya Michelin kiri umugabo munini cyane rero izina ry'amapine ya Goodyear nta muntu utarigeze arimenya kuko cyari icyapa kinini cyari kimaze igihe kinini maze bagavuga ati ni kuri Godiyari. Iki cyapa rero cyari gifite izina ryari rizwi n'umuntu wese ko cyamaze imyaka isaga 35 yose bakizi na bugingo n'ubwo bana bataracyita kuri Godiyari niyo mpamvu bahise gutyo. Tugana ku musozo n'andi mazina ko turacyari afite amazina menshi tatubanze tuyabanyuremo. Haraho bita kuri 40 ni izina ryari ya Inyamirambi Nyamijosi izina naryo ryafatiye ku cyapa cyari gihari
maze ntabwo cyamamazaga gusa cyageze kuri 40 umaze ufashe bisi cyangwa se moto cy'inyabiziga ati ugeze kuri 40. Ahubwo rero cyasabaga imodoka kugabanya umuvuduko mu rwego cyase mu kigero cya 40, maze wageraga kwa gasantra ngo rero muri kagena gakeya ku rwego rwa vitesse yo kuri 40 bati bahita kuri 40. Aho rero n'abagore abana n'urubyiruko bahoraga bacicikana muhanda barawugize muharuro batembera aho ngabo, maze abashinzwe ubuhanga mu by'imihanda bati tuhashyira umuvuduko mukeya wo ku gipimo cya 40, bati ni kuri 40. Ni Nyamirambo ari utagira ngo n'ahandi Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Tugenda harabuta kuri 12 kuri 15 na 19 hamurahazi n'ahantu hafite inyito z'imibare gusa abantu bava mu muhanda uva Kigali uvuye Remera kwambuka ujya Rwamagana kuzagera ahahoze ari kuri La Paris Nyandungu manu kuryo harabuta kuri 12 15 na 19 ahantu rero iyi mibare nta utayizi ifatiye cyane ku mubare w'ibirometero bari baharashize uvuye mu murwa mukuru wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda hahoze gare Rutieri, ubu bahubatse umuturirwa wa Kestu ni hano mu mujyi haruguru, ariko ukomeza wegeza mu ntara y'Uburasirazuba uhita urenze Iremera utugera hitwa kuri 12 15 19 aho ngaho. Twihute rero naho ngaho inkomoko zagiye turuka, ariko tugenda hano bita Gakubangutiya na gasantre garereye mu karere ka Nyagatare. Abaza amateka yaho bavuga ko ngo hajyaga hacururizwa inzoga, abagore n'abagabo bamara kuzinywa bamaze kunezerwa bamaze kwijuta bameze neza cyane, maze zikabatera gusinda, abagabo bagatangira kuzamura ingutiya z'abagore basangiye bashaka kubacokoza bati ahangaha ni mu Gakubangutiya. Nuko byaje rero hahise abagore babyita gutyo, maze bakomeza ibirori byabo, nyamara zamaze kuzamurwa abandi nyine bazikubye, ubundi bikaba cyitwa umwijyane ku bakundaga ibirori itari bizima, ibirori bipfuye bivuye ku byishimo by'inzoga rwarabwa n'ababaswe n'isindwe. Ariko iryo zina Gakubangutiya nta mugore n'umwe wa Nyagatare utazi ahantu, kuko bamwe na bamwe bahaza amateka n'abahaboneye uruva gusenya, n'abagabo bagiye bakorera ibyamfurambi kubera iryo zina. Tugende tujya ku cya Mitsingi ni mu karere ka Kicukiro ku muhanda uva hitwa mu Giporoso werekeza i Rwamagana. Aha rero habyirukiye abantu batari bakeya, abantu barahazi cyane, abenshi bavuze ko rwose hari icyapa kinini cyane cyamamaza inzoga ya Mitsingi. Ni inzoga abantu bakunda kunywa, inzoga z'agasembuye barazizi hano mu Rwanda. Ubwo rero bashyize icyapa cya Mitsingi, ati ku cya Mitsingi hanakizwe cyane icyo cyapa nyuma gatoya yuko icyo kinyobwa gera mu Rwanda bahita bakiyakira maze bayitirira ku cya Mitsingi. Unyaka ibaye hafi isaga 26 bahita gutyo ku cya Mitsingi. Twihute cyane tugiye Banyahe ni urusisiro ruherereye mu karere ka Gasabo hafi y'ahitwa i Nyarutarama. Banyahe mwagiye mumva ko abantu bagiye bahimurwa bakabajyana ahandi, ariko ni Banyahe yari ituwe mu buryo bucucitse cyane kandi mu buryo buciriritse. Abahazi rero bavugaga ko ngo izina Banyahe ngo rikomoka ku kuba mu gihe hubakwaga insisiro byari bigoranye cyane kubona ubwiherero ko umuntu wari wese wabaga akubwe, bati aha n'ahandi bayita Banyahe. Niyo mpamvu rero iyo zina aryiswe aho ngaho kubera ubucucike bw'inzu bwari buhari ndetse n'ubuciririke bw'inzu zari zihubatse. Tugende mu Gahenerezo, ni agace ko mu karere ka Huye ku muhanda uva i Huye werekeza i Nyamagabe munsi ya gereza ya Huye. Abatuye mu Gahenerezo bavugaga ko ngo iri zina rikomoka ku kuba abaturage baho baragiraga amahane agasozwa barwanya inkundura, ibyo bavuga ngo barwanya umuhenerezo. Jya wumva ko bavuga ati ni intambara y'umuhenerezo nta kindi. Niyo mpamvu rero iryo zina mu Gahenerezo ryiswe aho ngaho. Tugende tujya mu Kiderenga. Mu Kiderenga abantu benshi barahazi, ni hano hafi y'Inyabugogo. Sinzi abantu bazi ku muhanda uva hano kuri gare ya Nyabugogo, gare Rutieri mpuzamahanga werekeza mu Gatsata, mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo hafi y'ikiraro kinini cya Nyabugogo. Murabona ni agace kazwiho kubera kubamo nyine abantu benshi, yaba inkorabusa yaba abafite imirimo, ariko
ugasanga nyine harimo abicuruza, ugasanga no benshi batunzwe n'utuntu tudashinga duto na duto, kereka abafite imirimo baba bahavuye bajya gushakisha. Ariko bayita mu Kiderenga ni agaciro kazwiho kuberamo icyo nakwita rwose aha hantu harimo byinshi bihabera, kuko ugereranyije ukareba uburyo ki nyine ahangaha Kiderenga haberamo byinshi haberamo ibyaha by'ubusinzi, uburayi, ubusambanyi n'ibindi, ari nayo nkomoko y'izina mu Kiderenga bivuga mu birara, bivuye ku ijambo ry'igifaransa delinka. Abantu bazi igifaransa bavuga ngo delinka ni mu Kiderenga nyine mu birara, ndetse n'indaya n'abasinzi n'ibindi. Kuwa 31 Gicurasi 2015 aho rero nibwo amwe mu mazu acucitse cyane y'ubucuruzi bw'amapine ahari ngaho yafashwe n'inkongi y'umuriro ngo mu Kiderenga. Ubwo rero bati ahangaha ni mu badelinka, ni mu birara, ntago byoroshye cyane. Hari amazina menshi twagiye tubabwira, ariko yagiye yitirirwa ibice bitandukanye. Dusoza menya yuko hari amazina akomoka ku migenzo y'imihango ndetse n'imiziririzo yagiye yitwa ahantu nakarota mu miko y'abakobwa. Mu miko y'abakobwa murahazi, hakaza yitwa gukarwa k'abakobwa uri Nyamasheke, hakaza yitwa ku mana y'abagore hariya mu karere ka Karongi, hakaza ku murinzi w'imandwa aho ngaho ni mu Mayaga, hakaza kuri Nkotsi na Bikara, ibyo ni ishyamba, hakaza Manya na Maganya cyase na Magana, sinzi uko wabinavuga ngo byumve, ni ishyamba nabava ngo ni Manya na Maganya iryo shyamba. Hakaza ku Kivumu cya Mushi na Nyerenga mu ntara y'Amajyepfo, hariya hakaza naho bitaga mu Twicara Bami aho naho urahazi, ndetse no ku Mikindo yo kwa Makwaza aho hose ni ahantu hitiriwe amazina bitewe n'imico runaka. Ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko abafata Tvn Rwanda tuba twabwiye abantu bari mu Rwanda, abari hanze yarwo n'irya no hino hose batari bazi amazina n'inkomoko zayo ngo basobanukirwe nuko ibyo bintu biba bihagaze muri rusange. Kamashimire mwakoze, nari Alpha Nibigira. Reka dushimire abo muri Moringa Promoters, dushimire abo muri MU Insurance Company Limited, dushimire na Stay Kigali. Abo bose babanye natwe muri iki kiganiro nkuko bisanzwe. Komeza ugire ibihe byiza, komeza natwe nkuko bisanzwe. Nari Alpha Nibigira, Nyagasani abane nawe.